itorero rirashyushye. Mbonye ukuntu nihimbaza korali n'abandi bajene batoya bari himbaza izakurikiraho indirimbo nziza rwose mbega ibyishimo. Mwumvise amagambo yarari uzabona so cyangwa mama wawe wabuze ukamubona mu ijoro, cyangwa ukabona nyogokuru wawe utigeze umenya. Abana banjye bamaze nyogokuru we ese tugira nyogokuru nta n'umwe bazi. Icyo gihe bazamubona rero bazanezerwa. Cyangwa utabona none tubone nde Yesu abereka ati nimurebe mwe n'abandi mbega ibyishimo. Ariko iyo turebye hirya hino muri iyi si kenshi tukabona ibihaba ugasanga turira twiganyira, ari umukira akaganya akarira, yaba udafite 10 kuri konti yawe ufite miliyari 40 ariko afite imyaka 80 agashaka gukomeza kuba ku butegetsi. Se mwagize ngo ni nko kurira, agombye kujya hariyo ukadamara ariko reka twebwe rero kuba Kristo twagombye kuba gutandukana n'ibyo kurira. Kandi ndumva ko ariyo mpamvu twese twaje muri iki gitondo ibyo kurira twabishyize ku ruhande, kubera ko tuzi ko dukurikiye Yesu kandi ko dufite ahantu tuzabona byishimo. Icyo cyizere nicyo gituma dukomeza tugakomera, kuko abatagifite ntabwo usanga bafite morale yo gukomeza kugira ubuzima. Tugomba rero kurira kuko uwo dusenga ahari, kandi ntabwo iyo dusenga ibumbya ahubwo iri kumwe natwe buri gihe. Reka twamaze. Data mwiza ukiranuka muri mu ijuru, turagushimiye cyane muri iki gitondo. Tugushimiye imbabazi zawe utugirira, ubuntu bwawe utwereka. Mwami turagusaba cyane kugira ngo ukomeze ubane natwe, utwihangemo, wirukane imyuka mibi yose, haba muri urusengero, wirukane imyuka mibi haba mu mitima yacu, maze umwuka wawe udusabemo, amahoro yawe utanga asesekara mu mitima yacu kuva none kugeza iteka mu izina rya Yesu. Nk'uko Mose yabivuze, nashatse ko turebera hamwe nomero 2 za telefone. Abajene murabizi ko generation basigaye bayita click, generation click, kuko ibintu byose ni click. Computer ni iPod, ni telefone. Nari kuri metero muri jeudi kuko natinze mu kazi n'ifite formation, hanyuma ntegereje bisi ngo umujene yandika na telefone yandika yohereza message ariko bitego jewe nandikisha intoki zose, ariko nabonaga ntamukurikira kandi yakoresha ikizinga ebyiri kuri telefone yandika undi nawe kandi bya telefone amvara kubona numero 2 imwe ni 3 inini 911 hano muri North America dukunze kuyimenya kuri 911. Nta muntu utazi 911, buri wese azi 911. Ariko se rero guhamagara 911 twese tuzi hari indi nomero dushobora guhamagara, mpamvu navuze ni mbere yo guhamagara 911 ugira uti uhamagare 333 ubye 333 911 rero imvo n'imvano ya 911. Iyi ni nomero yazanywe n'Abongereza tariki ya 8 Kanama 1933
karindwi imaze imyaka myinshi, ariko mu Bwongereza yari 999. hanyuma muri 2007 Amerika bashyiraho nabi yabo bayita 911. iyo ni yari nimero ya urgence cyangwa hamagara polisi cyangwa igihe habaye inkongi y'umuriro quelque part, aribyo twita incendie. muri 2008 rero ubundi hari nomero zitandukanye, ariko izo nomero zose bazakusanyiriza muri imwe ariyo 911. nibwo hano n'umwana mutoya muri aba bana bose abajya ku ishuri babanza kubigisha 911. nugira ingorane uhamagara iyo nomero, ukumva umwana muto yaraza kugira ngo hari n'abayikangisha iwabo. urambura unagira gute hamagara 911 byagatangira ati uravuga gato unagira gute hamagara 911. ariko turabona ko 911 ateye nomero ya mbere yo guhamagara. ibyo tugiye kurebera hamwe. akamaro ka 911 simbabwiye kumwe guhamagara 911 kuko ifite akamaro kayo nuko wakugufasha. urabona ambulance hariya, murabona polisi, murabona neza gutabara byihutirwa gisigora gukiza ubuzima. ariko murabona ko hari abapolisi bari batabara, ariko byagenze bite? bapfumukishije bitangiye nabi, hari batabara ariko bibaye bite? bapfumukishije. hari igihe rero bishobora kuba byatinze. 911 n'ibibazo bijyana. buryo uhamagaye 911 hari iformulaire ingana iriho ibibazo bagomba kukubaza, kandi unyiriho agomba kubihetura. ahantu yabereye akakubaza ati ayo hantu yabereye he, umwirondoro w'imodoka ubona aho ngaho yenda niba ari accident, umwirondoro umunyabyago ugize ibyago niwe ameze ate, imyambaro y'umunyacyaha niba ari ukoze amahano yambaye ate, afite iki, ese afite intwaro, afite imbunda se cyangwa afite intwaro zisanzwe, amahano se arimo araba cyangwa yarangiye, byarangiye byari ubwo wahamagara 911. ariko bari kugira gute guhatira uko bafite ibibazo bagomba kubaza byanga bikunda n'ibindi byinshi. muzi aderese zanjye noneho rero umuntu wahinduye uwahamagara atangira kumva abaye nk'uko hano muri Quebec babyita mutanya, atangira kurakara, njye mfite ingorane none murakomeza kumata ibyo bibazo, ntabwo ari ibyo bibazo ngeneye. muzi aderese zanjye kuki mukomeza kumbaza, nkeneye gutabarwa, nimusigeho gukomeza kumbaza ibibazo byawe, kuki mutohereza umutabazi aho gukomeza kumeza kuri telefone. mushobora kurekera kumbaza ibibazo bimwe musubiramo, ariko baba bazi ibibazo kuko baba bakeneye iki? baba bakeneye kumenya aho ahantu yabereye, abayagizemo uruhare, ibyo bari bambaye. abatabazi baba bakeneye kumenya buri wese n'uruhare yabigizemo. baba bakeneye rero kumenya igihe amahano yabereye, abagizi ba nabi bagihari cyangwa niba batari kure y'aho amahano yabereye. niyo mpamvu babaza ibyo byose, kuko bo ntabwo babibona. ugomba rero kubabwira kugira ngo abatabaye baze kumenya uko babyitwaramo. ariko rero bishobora kuba byatinze. umuntu ahamagariye ariko hejuru ya projet quartier, ahamagaye 911. ese 911 kwigize ngo bishobora kuhagera byatinze, yamaze kwijugunya mu mazi. ese muratekereza ko abantu bari bari muri iriya minara ya New York igihe babonaga indege ije igiye kwinjiramo yahamagaye 911? ese 911 hari icyo ashoboye gukora muri icyo gihe?
yongera guhamagara yegera akomeje iraza ati nyamuneka reka byari byatinze yahise yisekura muri uwo munara umugizi wa nabi ari imbere yawe urahamagara 911 irahagera ryari cyangwa yenda uwo mwishi niwe 911 ntaho bibasa hari aho biba uramuhamagara ariko niwe 911 ntakirana kumari hari n'igihe bidashoboka rero ufite stress yakurenze ubwoba bwakurenze gushidikanya byakurenze kutizera byakurenze 911 ntagishobora kukumarira nefu muri icyo gihe ntagishobora gukora none se wahamagara iyi hari indi nomero yitwa 333 niyo nshaka ko tumenya iyo nomero iyo ibibona kera na bya bibazo byose babanza kubaza batese unihereye mbese umuntu waje gukora amahana meza ate mbese we iyo nomero iba yabibonye kare iba yabibonye nk'uko tubona muri Zaburi 139 hari umugaragu w'Imana wayivuze muri iki gitondo Francis yeze kubivuza iyo nomero iba yabibonye Uwiteka warandoroye bamenya uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye umenyera kure ibyo nibwira ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire uzi inzira zanjye zose iyo niyo 333 iyo niyo nimero mbere na mbere yo gutangira gutekereza 911 sinkubwiye ngo we kwihamagara ariko mbere yo kwitekereza badutekereze nimero yanditse yo 333 turasoma muri Yeremiya ngo byanditse Yeremiya igice cya 33 duhere ku murongo wa mbere iki ni igihe Yeremiya yari mu rwabo ijambo ry'Uwiteka ryamuje kuri byaje muri Yeremiya ubwa kabiri agikingirana mu gikari cy'inzu y'imbohe riti uko ni ko Uwiteka avuga niwe ugira icyo akora niwe ukirema akagikomeza Uwiteka n'iryo zina rye aravuga ngo gira ute ndagira nte ntabwo muri kubivuga nk'uko bikwiye aragira ati aravuga ngo gira ute ntabaza nanjye ndagira nte abajene ese mwebwe ko mwifashe gutya bwe ntabwo mutabaza Uwiteka aravuga ngo iki abajene cyangwa ntabwo mu kinyarwanda kugisomarira abagoye kiranditse hariya ntabaza ndagira nte ndagutabara mwereke ibikomeye biri kitamenye we aba yakubonye kare ntabwo ukeneye gutangira kumubwira ngo genda ajye reka bigeraho kuko yabibonye niyo mpamvu akubwira ati ntabaza gusa ariko ese ni kangahe tumutabaza ko tubanza kugerageza ku ngufu zacu ugatangira uti Moses njyewe ndacyari umujene ni umujene imbaraga ni zose nimbona hariya mu bijyanye ndavuduka nzikwiruka cyangwa ndahagarara Jacob kiga umusore ngwino urareba hariko ntabwo ari Uwiteka avuga Uwiteka avuga ati nubona ikintu nk'icyo ubanza ugihute untabaze mbere y'uko ufata telefone yawe ugahamagara 911 ariko ubanza ugihute tabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenya twebwe ntacyo tuzi icyaha cyaraje maze gihindura imibereho y'Imana yari yaduhaye dusubira inyuma kure tugerageza gukora iby'ubwenge ariko ntabwo ubwenge dufite bari ku Imana yari yaduteguye tabaza ndagutabara muhereke ibikomeye biruhije utamenya Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3 niho nakwiya nimero ya telefone 333
Uwiteka ahamagara Yeremiya kumwambaza no kumutabaza kandi akamwereka ibikomeye biruhije atamenye. Yeremiya igice 29 umurongo wa 11 kugeza ku wa 14 aratubwira ati wa 12 kandi muzanyamaza bizagenda bite? Muzagenda musenga nanjye nzagira nti nzabunzira. Muzashaka mu mbone nimushakana iki? Nimushakana umutima wanyu wose. Iriya ni kondisiyo ikomeye cyane. Nimushakana umutima wanyu wose. Niba dushaka n'Uwiteka agace kangana gatya ko ku isabato gusa, hanyuma icyumweru cyose kada plat nuko tubivuga muri Quebec. Ugasanga icyumweru cyose maze ku isabato tukabaza tujye gushaka Uwiteka. Nimugira mute? Nimushaka umutima wanyu wose, nzabona namwe kandi nzagarura abanyu bajyanwa ari imbohe. Nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose nabo abo nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagaruraho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Iki ni igihe yabwiraga Abisirayeli bari baratatanye hirya hino, ariko arareba ukuntu bashaka Imana yabo kangana gake. Ibi ni byo twita gukuraguza mu gihagararo. Imyaka 40 kubise, ariko se mu kwizera afite ingahe? Francois mu kwizera Imana iti Francois mu kwizera ngira imyaka ufite ese yaba kimwe cya kabiri nibura? Ese Francois gusa ni buri wese yakuriye mu muryango wa Gikristo. Pasitoro Nzarora arabwiriza, nanjye nuko n'abana. Ariko se Imana iti ese imyaka y'inze biramumera mu kwizera ufite ingano? Nigeze gukora ibarura mu Rwanda kera, hari abakecuru agenda nkabarura. Icyo gihe hari uwatera akabwira ati mwana munyere bwana munyere ajya mu Rwanda. Narareba ariko afite n'imyaka 2, ariko nari umukecuru nyaminaga. Nanjye sako Imana izikambaza mu kwizera ufite imyaka myasanga n'iki? Byaba bibabaje. Ibyo nibyo twita kudashaka n'Uwiteka imitima yacu yose, tukayishaka agace gusa hanyuma tukadamarara. Kudamarara nayo sinzi niba muzi ko ari icyaha, kandi nayo abandi badashobora kugukiza. Gatatu gusa nishobora kugukiza iyo ngwara. Isengesho ni umwanya wo kuvugana no kugirana umushyikirano n'ijuru. Muri uwo mushyikirano niho umuntu ahura n'Imana ye. Isengesho ritajyana no kugira icyizere nyacyo ko Imana ishobora byose kandi izi byose n'ibiri ku mutima w'umuntu mbere y'uko abyatura. Ntabwo intego y'isengesho ari ukumenyesha Imana, ntabwo ari ukweforoma Imana. Hari ukuntu tujya dusenga tugatangira tukifuza Mana reba, Mama maze imyaka ingahe rwose arwaye, Mana genda umufashe, dore inzara abene wacu mu gihugu Rwanda yenda cyangwa hehe Burundi bafite ibibazo by'inzara, barebe Mana afite mubyara wanjye cyangwa murumuna wanjye ushaka kuza muri Amerika. Ugatangira ukayiha usa nk'uyeforoma. Mbese mwagira Imana ntabwo ibizi? Imana irabizi. Uyeforoma rero, uyeforoma ibaye ibyo wayandikira email cyangwa kuriyeri hanyuma ugategereza. Ntabwo uyeforoma. Imana irabizi. Icyo Imana ishaka ni uko ushyikirana nayo. Ntabwo rero dushobora gushyikirana n'Imana tutayishaka buri munsi. Umushyikirano iyo ufite inshuti yawe murashyikirana, mukabonana, mukaganira. Iki gihugu gituma tudashobora gushyikirana ngo tuganire. Ganira n'umuvandimwe w'abagabo ati iki gihugu rwose
imyaka iragenda yicuma, twebwe ntidushobora kubonana ngo tuganire dushyikirane. Inshuti yawe murashyikirana, niba utiriwe ugiye gukora iminsi deja ibibazo ufite, bisi ibibazo byawe. Gusenga rero n'ubu ushaka uwo mushyikirana, ukumva ko ushyikiranye n'Imana, ntabwo intego yayo igishengesho ari ukumenyesha gusa ngo uyibwire hato. Sina wajya uyandikira kuri ye cyangwa wa telefone nyine, hanyuma ukaguha boîte vocale ugasiga message. Iba ari ukuyevura. Ese yaba yakoreshaga akamashini ka boîte vocale byagenda bite? Muzi ko utwo tumashini twabaye akarande mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese Imana yo tutayakoresha? Ese iramutse igakoresheje? Nibaze uhamagaye Imana maze ukumva kuri boîte vocale urakoze uhamagara mu ijuru, ushaka serivisi mu Gifaransa kandi kuri rimwe, mu Cyongereza ukande kabiri, mu Kinyarwanda no mu Kirundi ukande gatatu, maze izindi ndimi zose ukore kuri kane. Cyangwa ukumva ngo kora rimwe niba ufite ikibazo, kabiri niba ushaka gushima, gatatu niba ufite plainte, kane kuko izindi mpamvu zose. Cyangwa ukumva ngo tubabarire abamarayika bose barimo barafasha abandi banyabyaha muri uyu mwanya, cyakora ishengesho ryawe ni ingirakamaro, tuzagusubiza dukurikije igihe byatugereyeho. Guma ku murongo, domere ariye sito. Niba ushaka kuvugana n'Imana, data kanda kuri rimwe. Niba ushaka Yesu ukande kabiri. Niba ushaka umwuka we ukande gatatu. Nibaze iyaba Imana yakoraga gutyo. Abisi niko dukora, ariko se ntuhamagara imigirasiyo ugahamagara ugateragera kuri rimwe, ikabanza ikakunyuza mu mashini yose. Hari n'aho badashobora kukwemera gusiga mesaje, ariko gatatu reka cyangwa bahamagara mu ijuru ukumva ngo mudasobwa zacu ko basigaye bitora tugatera, mudasobwa zacu ziratwereka ko wasenge uyu munsi, nyamuneka subizaho telefone uzahamagarira. Ibiro byafunze, amasaha yacu ni kuwa kabiri kugeza ku wa nyuma, saa 2 kugeza saa 11. Weekend ibiro byose birafunze. Cyangwa ubu ni Christmas, ntabwo dukora ibiro birafunze, uzahamagare ku itariki ya mbere cyangwa ya kabiri z'umwaka utaha. Kandi niba ushaka information ushobora kujya kuri site internet. Niba ushaka ubufasha bwihutirwa, hamagara pasiteri wawe Variante, cyangwa hamagara kuri federasiyo pasiteri Rachman cyangwa ku Paul Musafiri wa televiziyo ya federasiyo aragufasha. Ese Imana ikamusigira watavuka amaze tugasigaho za mesaje. Imana ntakora watavuka akseni direct. Amen. Urahamagara cyangwa kuri yo ikabuzite yakumvise, ikabikukureba muri aya marira yawe, ikabira kureba muri ako gahinda kawe, ikabira kureba uko ufite indwara umuryango wawe uri kurarikira kureba kandi iri kumwe nawe. Ntabwo kubwira ngo nyura kwa pasiporo cyangwa kwa padiri kujya kwicara kuri ka gatebe ngo ugize ute uvuge ibyaha cyangwa ngo wambaze ngo Bikira Mariya. Reka da, abatagatifuzwa nyuma y'imyaka irenga 50 bapfuye. Ibishushanyo ibyo byose oya, gatatu ni direct kwa Yesu. Imana ikumva igahita igufata, nta no kumubwira ngo tegereza umunota umwe cyangwa amasegonda. Ese ni mavuta. Amen. Ni direct, ariko rero reka babwire, hari telefone zitayishimisha. Telefone izo arizo zose zishimisha. Ikiganiro n'Imana ntabwo ari disikuru y'umujyungu.
icyo maze kuvuga ngo uvuge icyo twita debomine ntabwo ari monologue ahubwo ni ugusaba tugashyikirana uravuga ariko warangiza nawe ukagira ute ukumva uravuga ariko nawe ukagira igihe cyo kugira gute cyo kumva ugatuza hanyuma ukumva icyo Imana ikubwiye nose ukomeza ukavuga birarangira uraje urabwiye rutuma nkubwira none se wagira ngo bigende tugomba kujya dute kumva ndetse hari abantu bakaba bati niyo mpamvu Imana yahaye abantu amatwi abiri mu muntu umwe kugira ngo twumve please yasi duhe ibintu bibiri kuba zisiyamisha turahitwika n'umuntu umwe baziranye tugira yaduhaye amatwi abiri ngo tukumve please Imana rero ntabwo isengesha ariko monologue gusa ahubwo irategereje ko nawe wumva ntugahamagare gusa mu masaha ibiciro byagabanutse ibyo twita tarifu réduite gusa ngo nzahamagara samudi kuko samudi mbadiye ibyo nibyo nita ibiciro byagabanutse tarifu réduite indi minsi bifite ibindi byagera nzahamagara mfite nta mwanya wo guhamagara niba rero uko bimeze uzamenye ko Imana telefone yawe itayishimisha ahubwo apeli ya buri munsi izanira Imana kandi nawe ikugira akamaro ntukagire ingeso zo guhamagara gusa igihe tugeze mu bibazo abatwara mu modoka muzi iriya pine iba muri pine ya depanage ese iyo imodoka itafungutse kujya kuyireba ushobora kugura imodoka ukamara imyaka 5 utaragakureba iyo pine uyireba iyo byageze iyo wapfukishije n'ubundi none se Imana nayo nuko tubigenza gusa igihe mwakuba yanjye nayibuze reka tujye ku mafi nzajya gupasa muri migration reka tujye ku mafi intambara iradutse iyo telefone yawe rwose ntabwo ishimisha Imana ishimisha Imana ntiyayindi ya buri munsi ukashobora kuyihamagara buri munsi kominikasiyo kandi nihagarara igakuta ntukagire ngo ni Imana iyikuta ahubwo ni wowe kuko yarapeye ya karite buri cyumweru mpamagara mu nkambuga yo mu Rwanda nkamuhamagara ko famiye imeze ko byifashe karite igashira agafata indi igashira ku Mana yarapeye iyo karita yarayirishye wowe icyo utegereje gusa no kujya gute hamagara Moses hamagara Yakobo hamagara Isaka hamagara ntabwo turihisha hamagara duhamagara hanyuma murebe icyo Imana idukorera nimushakisha iki umutima wanyu wose nzababonekera nzabasubiza nzabereka ibikomeye udashobora kumenya iyo wibagirwe guhamagara Imana igusigira kandi mesaje iteka ariko nta nubwo tusinema niyo utahamagaye akugira mesaje n'igihe usigira ka mesaje ikatugeza guhamagara yatangira igihe kitase biti ibanga ry'ishengesho rero uko ari ubufunguzo
hari ibituma isengesho rigira ireme kandi ryemerwa rigasubiza rikaba urufunguzo. Imiterere y'umutima w'ugusenga niyo mpamvu navuze gusabana n'Imana. Tugomba kubanza tugatunganya umutima wacu kugira umutuzo mbere y'isengesho. Ugire umutima uri mu gitereko, ukabanza ukishyira mu mutuzo, niho utangira ukagira komunikasiyo n'umuremyi wawe. Zaburi 56:10, nimumworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga no mu isi. Omatana na Kristo, nimugume muri jye, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagira mute. Ariko niba utamagara gusa kubita ifurete ibyo ibagirwa. Komatana ni ukuvuga ko uri umwe uramushaka amanywa n'ijoro. Kumanywa na nijoro ndagushaka iteka, nirukiza twigumanire. Nanditse turigumanire tukabana na Kristo, tukumva ko turi kumwe. Omatana hari amagambo tuba tutagikoresha iyo twavuye mu Rwanda. Naritekereje kugira ngo rize guta komatana. Komatana na Kristo, kumva kuri kumwe nawe, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yohana 15:5. Umwiteguro w'isengesho rero uzabana n'Imana by'umwihariko. Utekereze cyane ku butungane n'ubuntu bwayo, umutima wacu, roho yacu ibe ijye hejuru ya Yesu. Kubona ishusho ya Kristo, ubona ishusho ya Kristo muri wowe. Burya hari tekinike abasiporutifu bakunze gukoresha, bariya basiporutifu bajya muri za olympique bakaganiza medali. Hari tekinike bita ngo visualisation. Ni ukuvuga ko we iyo ari muri iyo sesiyo yibona deja ari kuri podium. Kuri podium bamwambika iki? Wa mudari wa zahabu. Ibyo rero bimufasha kugira motivasiyo kugira ngo akore ibishoboka byose. Natwe rero dusenga, banza ubone ko ufite ishusho ya Kristo muri wowe, kuri ya tawuro yawe yo mu mutwe wawe, yo mu mutima wawe. Numubona uzabona bwa bwiza bwe, uzabona ububabare, uzabona urukundo rwe. Noneho ibyo byose nubibona rero uzabutangira kugira gute? Gusabana nawe, wumve ko uri kumwe nawe. Ntabwo ari bya sengesho byawe tuvuga ngo ntabwo bari n'ibindi muri urapa ya byati. Amen. Kajya gufata bisi yawe kijya ku kazi. Kwiyeza mbere yuko dushyikirana na Data, tugomba kwiyeza no kwitarura iyi si, tugafunga urugi kandi tukirukana, tugakumira intekerezo zose muri twe. Muzi abasengaga Eliya yari umuntu nkatwe, ariko arasenze umuriro ugira ute? Uva mu ijuru. Daniyeli yari umuntu nkatwe, yarasenze, asengera kwizera kandi yasengaga buri gihe, akagira umushyikirano n'Imana ye. Imana imwishurira inzozi zihishe. Hana umuja w'Imana asenga buri gihe, akaba ari mu rusengero bamwe bakamwita umusazi, ariko yarasenga maze Imana imuha umwana witwa Samweli. Nehemiya yari umuntu nkawe nanjye, yarasenze, Imana imushoboza gusana ibihome by'umudugudu wa Yerusalemu igihe abanzi bari babugarije impande zose. Bakoraga basenga kandi bagasenga bakora. Hari umugabo witwa Rolva yaravuze ati gusenga gutanga intsinzi idasubirwaho, icyo twita no kuganya. Abarebye boxe murabizi, hari umuntu usanga azi ko ngo aha abandi kawe yakubita ingumi imwe
kama hiki taizo lidalota nibyo arabaza akorera match ze amasegonda 20 bagasangira rangi kuko yarafite ku ganya nawe rero ushaka wa satani kuganya kuka mukubita kawo mwabajene mwewe rimwe na rimwe dukoza kubaraga zaka girutu sego mabere tuwa hanyuma uzareba kuganya ina satani kawo nyoje no kubyuta akakurebera kure ane nuko amaso yacu adahweza ngo twabonye uko uwo mwanzi abibera amaze gutsindwa n'umuntu usenga ashikamye ashyizeho ubwenge ufite n'imishyikirano w'ukuri na Kristo. Umwanzi ahinda umushyitsi yabonye umuntu usenga ashikamye, atari ugusenga bya nyirarureshwa, atari ugusenga by'amasigara byica, ariko nanone amenya usenga bya nyirarureshwa. Ugusenga bya nyirarureshwa kumenya bati wowe akaguseka rero kubera amaso yasaga umuka ngo tubibone ahumuka iyo turi kumwe nawe na Kristo, iyo dufitanye umushyikira niho dushaka kubona zeno ya urasenga akagusenga tera unyisa usubira mu biki. James uyu mugabo yaravuze ati nitureke ugushaka kw'Imana, nitureka kugashaka kw'Imana ukaba ariko kuba mu ntekerezo zacu ngo tuzagira umunezero hano. Ati kandi ngo nabonye ko imbaraga ikomeye gusumba byose mu isi ari isengesho, nta gushidikanya guhari. Ati nifite gihamya mu buzima bwanjye. Abafilipi igice cya 6, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe nanjye n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, mukomeze gusenga mube maso mushima. Cyakabiri cyo ku ngoma iki cya 14 akatubwira ati abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga nuko nanjye ndumva ndi mu ijuru. Abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga, none se kuki tugasenga? Kuki tutahamagara iriya nomero abantu banjye nibicisha bugufi bagasenga nanjye ndumva ndi mu ijuru kandi nzabatabara, nkabazana gutabara umwereke n'ibintu bije udashobora kumenya. Isengesho ni intwaro, amasengesho ni intwaro ikomeye y'Ukristo mu rugendo rugana mu ijuru. Muzi ko mu rugendo tugenda harimo byinshi, umuhanda muremure, imwe uri muri autoroute nini cyane, ajya kubona ukabona ugeze mu gikorosi giteye ubwoba, ni ingorane. Ajya kubona ukabona uhinga ukirere, hari abanyuze mu muhanda wa Buranga, njyayo nahageraga mu gihe nageraga ubwoba kuri Buranga, urahageraga wahinguka maze wajya kubona ukabona hanyu, ukavuga uti ngeze muri modoka igiye ziri, hari igihe rero ugera muri uwo muhanda wajya kubona ukabona ugeze muri aho hantu. Urugendo rw'ingorane, aho umukristo muri urwo rugendo ugana mu ijuru, isengesho n'intwaro ikomeye. Ntukibagirwe ko ufite intwaro ikomeye y'akarahabutaka irimbura umwanzi. Tuzi ko abazi batatu barwana uko bwije n'uko bukeye, aribo umubiri wacu, umwanzi wacu burya isi na Satani. Mbese Satani niwe ukora no muri biriya bintu byo bibiri, umubiri, irari ryacu. Ugasanga ufite ikintu cyakunaniye pe, cyangwa ukararikira uteye ubwoba. Isi itwereka iby'induha, kabona ibintu byinshi cyane, hanyuma isi ikakwereka, hanyuma warangiza ukagira ute, ugaponda tete ava, ukagenda ukabijyamo. Kugira ngo rero tubineshe ni ugusenga,
ni isengesho nta kindi. Niyo mpamvu Yesu yahuguriye intumwa ze gusenga. Yari azi neza kuko bamukunda n'umutima wabo wose, ariko kuko yari azi byose n'ibyendaga kubaho, abasaba gusenga. Nta wundi murage yabasigiye usibye gusenga, kuko n'Umwuka Wera yababwiraga ati hazaza undi uzabafasha. Ntabwo bawubonye batagize bati, bagiye mu nzu yo hejuru bose bajya hamwe n'umutima umwe barasenga kugira ngo Umwuka Wera ugire ute umanuke. Uwo rero niwo murage Imana yabasigiye. Natwe niwe dusigiye umunsi, natwe niwe yaduhaye, nta wundi murage. Umusaruro w'amashengesho y'intumwa nibwo butumwa bwiza dufite uyu munsi, kandi bigakomeza kugeza ubwo Yesu azagaruka. Rubyiruko, isengesho n'intwaro mu ntambara yo muri uru rugendo. Bazagura abasenga, bana babisha mu gusenga ntacyo bimaze, mwigire mu iraha ndetse bakaba kurwamenya. Nibuka kera hano nasengeraga Betesda, hari uwo twahoraga James kuko twatangiraga isabato Betesda, tugahura niruka cyane mvuye ku ishuri kugira ngo njye gutangira isabato. Atangira ati ariko shawe ujene koko kabisa, ntabwo narifitaga agakapu ndagafite. Ati sara agakapu karimo biriya yanjye n'ibindi. Ati umujene nawe agakapu n'ibindi ibe yanjye ndirimbo mu gihe wiruka mu gihe. Mureba akavuga ni Satani akora kwishi, muyamuzanye mu nzira yanjye kubera iki? Ko nari nigendeye Betesda, ukumva nawe utangiye kwibaza ati rwose koko ujene nawe niruka n'agakapu n'agashakoshi na Bibiliya. Ariko iyo uri kumwe n'Imana yawe burya irongera ikaza iti uzamugana wese aragana. Ese niyo umubajije aho agiye yakubwira ko agiye yanagiye Sainte Catherine, yanagiye kwiyogosheza ngo akote za penge kugira ngo nimugoroba aza kujya muri za mbate manuye arare muri urwo, maze buke amabavu ku maso n'amavunane umubiri wose. Ariko njye nigiye gusenga, nasomye Bibiliya, indirimbo nziza zaririmbwe himbaza n'abajentari abaririmbye, numva ndaryohewe, ndatashe, ngiye icyakora cyanjye nitekeye, ndangije ndisiga niryanjye. Wawundi se amashishiki wanyu waraye muri cyafite ubuzima, umuribiri wawe ugutse, naho we yagiye nde agiye kubyina no kwiruhamo za kanyanga na za byeri na za mitsingi. Izo ni za karara nijoro basigaye bafite izindi zikomeye cyane. Ntibakababeshe bajene, ntibakababeshe. Arababwira ngo ibyo gusenga no gutekereza mubishyire ku ruhande, mube kuntu byose mwumve ko ari byiza, ndetse mufate ibiyobyabwenge kugira ngo ntibagirwe amagorwa ya buri munsi. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu cya mbere cya Petero igice cya 4:7, muzi ko Bibiliya itubwira ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo kugira gute? Mubone uko mugira umwete wo kugira gute mwasore? Wo gusenga. Ntibakababeshye rero ngo mube kura, ngo abajya gusenga ngo ntabwo ari kura, ngo kubyuka mu gitondo kare ukambara neza ukajya gusenga. Ntibakababeshye, kuko Bibiliya iravuga ati mugire ubwenge, mwirinde ibyo bisindisha, mwirinde ubwo bumarayi, ubwo buranga, mwirinde izo ngeso mbi zose, hanyuma mugire umwete wo gusenga, kuko gusenga ni intangiriro ya byose. Mwegere Imana nayo izabigira, nk'uko Yakobo mu gice cya 4:8 habitubwira. Icyitegererezo nyamukuru ni Yesu. Yesu yafataga igihe kinini cyo gusenga, kandi muzi ko ari umwana w'Imana, ariko yafataga igihe kinini cyo gusenga. Yamaraga amajoro asenga kuva mu gitondo kare
kugira muri buri kintu cyose kandi bibe bityo umunsi wose, ye kuba mu gitondo gusa. Mu byo dukore dusenga. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Nayo umwanya wanyu ntabwo yagukiza kutizera. Ndizeye niza kutizera. Hano umugabo wagiye kureba Yesu muri Mariko 9:24, umwana we yarajambijwe ngo n'igicuri, ariko iki gicuri yari dayimoni. Amureba ati ariko se urizeye? Uwo mugabo ati mwami ndizeye, kandi niba nizeye niza kutizera. Maze arangije ati amukiriza umwana. Niwayihamagara iyo nayo wanywa ngo iguhe kwihangana, ariko iyo uhamagaye twa nategereje Uwiteka nihanganye, anegera umutwi yumva gutaka kwanjye. Ntiyagukiza icyaha cyakubase wihambiriye. Hari ibyaha kiba cyarakubase ukakihambiraho ntushaka kukirekura, ushaka kukigundira. Yaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka akabaranyuze. Uwo ni umunyezaburi wabyanditse. Icyaha kibi kizitira imbaraga y'Imana mu buzima bwacu, turagwa tukagwaza. Ariko iyo uhora ugwa muri icyo cyaha cya buri gihe, ugahora muri kimwe, ugahora mu muziki umwe nk'inanga y'agakenyeri, usanga ukagwa muri ukongera ntukire kure mu gishyira iruhande, yenda ugwe mu kindi, ariko icyo uvuga uti icyo gihe ntabwo Uwiteka ashobora kugira icyo agukorera. Icyaha kizwi kizitira imbaraga y'Imana mu buzima bwacu, kikadutandukanya n'Imana. Bohoka rero, nayo abandi wanyu ntiwayiyambaza ngo igukize irari ryakubase. Murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi, mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Igihe yari ribi tuba dusaba. Hari umugabo wambaye ati hari n'igihe ntinya gusabira ikintu kugira ngo Imana idakinyima. Ati noneho simbivuge nkabyihorere. Ubwo rero biba byatangiye kukwereka ko icyo kintu ugomba kureba neza ukabwira Imana, kuko yenda si ngombwa. Yagukiza ubwoba n'agahinda, kuko ubwoba nabwo hari igihe twibwira ngo icyaha no kugira gute, ngo ni ukwiba, ngo ni ukuboza ibyaha bya mugenzi wawe, ngo ni ugusambana, ariko ubwoba nabwo ni icyaha. Niyo mpamvu tugomba gukira ubwoba. None se Petero byamugereje icyamuteye kwihangana Yesu ni iki? Ni ubwoba. Uramubwira ati ariko se wa mugabo wowe ntabwo kubanza n'uwarukuriye umugabo, ubwoba buramufata. Nta musore ibitekerezo k'umusore wo muri Brezil wari umuatlete uriya murira ibitare, akora ibihanamanga, ariko umunsi umwe ararwara agera kure. Ubwo yarwaye igituntu cyo mu magufa. Yari afite umwizera ujya kumusura buri gihe aho yari ari mu bitaro, ariko yagerayo agasanga uwo musore murahinaye. Ubwoba bwaramurangije, mbese ababaye cyane, ubwoba ubona ko afite ubwoba, kandi wakumva ukumva nyine yari afite indwara ikomeye. Abaganga baragize gutemira, mbese ubona ko ategereje umunsi we wayo. Ariko umunsi umwe ahamagara wa mwizera ati nyamuneka uzaze kundeba. Amwizera aragenda agerayo, agezeyo asanga iki? Asanga wa musore afite umucyo, ubwoba ntabwo agifite. Aramubaza ati ariko banza hari agakuru keza abaganga bababwiye. Aramubwira ati abaganga bakora icyo bashoboye, ati ariko Imana yonyine
bene ashobora kuziyamerera oya ubwo yaramubwiye ati twasenze njyewe na mama niwe wari umurwaje ati twasenze kandi twashubije gusubizwa ntabwo ari uko yari yagushubije ko azakira ahubwo gusubizwa nuko bwa bwoba bwose yari dayimoni w'ubwoba yari yamuvuye noneho wa musore asigara ameze ati ameze neza nuko nyuma y'iminsi ibiri gusa wa musore yaje gupfa ariko yapfuye nk'intwari pfuye nk'intwari ubwoba bwari bwamuvuyemo kuko iyo ufite ubwoba ntacyo ukora iyo ufite ubwoba ntabwo ushaka gushyikirana n'umuremyi wawe ubwoba rero kugira ngo bivemo kuko muri natwe yacu tugomba dufite ubwoba ariko iyo ubwoba wakomeje kugenda ushyikirana na wa muremyi wawe iteka ikintu cya mbere ubona niwe ubona noneho umutuzo ukaza ukaba ushaka no kumuvugisha ariko iyo nta mushyikirano twese tujyana nawe iyo ibintu bije byatutugura nyine noneho tugatangira tukamenya icyo tugomba gukora Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 hatubwira amagambo akomeye igice cya 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7 ineza yanyu imenywe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima n'uwo wa 7 nuko amahoro y'Imana ahereje rwose ay'ubuntu yamenye azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu umwami wacu ari bugufi ntimukagire icyo mugira gute mwiganyira ahubwo mushake byose bimenywe n'Imana ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mwegere Imana nayo izagira ite izabegera Yakobo igice cya 4 iyo usenga rero ntabwo isinzi nusenga wizeye anye ko Imana yose igihe uzabona umugore uri imfubyi wasigaranye indi mfubyi muri abana icyo gihe uhamagarire nayo n'umugore igihe mu ntege nke zacu tugeze mu zabukuru ufite intege nke ibyuririzi biraza indwara zikaza ariko icyo gihe niba uri kumwe n'Uwiteka niba warakoze kugirana imishyikirano n'Imana yawe ntabwo uzatsindwa uri impunzi uragenda ntuziyuka ntuziyumva ntuziyugana ntuzikiri imbere hariya ariko iyo ugirana umushyikirano wawe na Yesu Kristo buri munsi icyo gihe iguha iki iguha isinzi uri umuntu w'umwicanyi uyu mugabo muramuzi yagiraga ubuzima bwinshi bubiri ari umukoroneri mu ngabo z'igihugu za Canada ari umugabo ukomeye cyane kandi uzwiho ubutwari kandi n'ubwenge ariko akagira ubundi buzima ufata impu ebyiri nta wundi ushobora kumukiza usibye nani wani nta kintu yamukiza nta kintu ari kumufasha ariko ntabwo ari muri gereza ashobora kumuhamagara 333 kuko yumwireba ibyo ibyashize igihe umuhamagariye cyose ikugeraho ashobora kuyihamagara nubwo yivuganya abakobwa babiri nk'abariya ariko Imana ishaka uri ikibuga ufite uburwayi hamagara 91333 iyo nomero nuyihamagara izagufasha uburwayi bwawe ntibuzaguhindukira ikigusha ahubwo uzakomeza kubana nawe urarwaye yakuvuyeho muri hayiti habaye iby'igito ariko nubwo uri muri iyo ngorane uhamagara ufite ingeso yo kubasa no kubeshya abanyuzwa mu mamashini y'abadetekita mensonge ariko rero niba ufite iyo ngeso yo kubasa no kubeshya ubeshya uko uhumeka abantu babeshya uko bahumeka ikintu bavuze cyose kikaba kirimo kubeshya icyo gihe niba uyifite
muhamagare nde. Ntabwo nayo n'abandi bashobora kugukiza iyo ngeso, ahubwo niyo ushobora kugukiza Yesu gusa. Senga ukunda agasemburo no kurya urubingo abantu barya cyane nabyo ni bibi. Nayo muhamagare se ayahamagara kwishyuza, ariko muhamagare nde Yesu, ugasenga ukagira nawe amushyikirana buri gihe. Azagira ati ako gatana azakubwira ati kareke ntacyo kavuze kazana ubundi se akakumarira iki? Sibyo kugushyira mu bibazo no gukomarira udufaranga wakoreye wiyushya kuri usanga uba wiruka inyuma y'amajipo cyangwa abagore biruka inyuma y'abagabo. Nayo hari nta kintu yamufasha, ariko kugira nawe amushyikirana wa buri munsi. Niba iyo ngeso yarakubaza igakomeza ikakubaza, nugira nawe amushyikirana ugahora uhamagara buri munsi, atari guhamagara gusa kuri weekend utarifure kuri Imana izakumva iri mu ijuru kandi izaturindira, izagusubiza ibyo byose bifite inyuma. Ukora iby'ingenzi, abantu bagira ubwibone. Nta yindi nomero wahamagara ngo ugufashe ubwibone, ariko Imana yaguhaye nomero ati mpamagara. Niba wumva ubwibone bwarakurenze ikintu cyose ukagishyiramo ubwibone, numpamagara nzagufasha. Mfite irari ryinshi turanarikira urubyiruko rw'ubudaye usanga babatoza babashyiramo n'uyu muco wo kurarikira bihanitse cyane, bakakubwira ngo dream ngo yahita yego tugomba kudreaminga tukagira objective, ariko umenye kurarikira ibya mirenge mu ntenyo ntabwo ari byo kambara. Uriya muntu afite iki mu ntoki? Ni umunyeshuri, kariya kantu afite ni agakino. Twakwitaga inkota twebekeye, agiye gukiza amarika afite iki? Twagitaga inkota kuko iyo bayifataga yaramukeba. Hari abantu rero bavuga ngo utirisha. Nta wundi wagukiza icyo cyaha niba udafite gusenga gushikamye ngo dusenge buri munsi tujyane mu mushyikirano. Nta wundi uzagufasha. Mwabana nimujya kwiga ntimukanabikinishe ko bizi byakoka. Ntabwo ufite aho uba, ufite uri sanzara, genda mu nzira, ariko icyo gihe nuhamagara yananiwe ukayibwira izagufasha. Tereza yose yaramaze imyaka n'imyaka aba mu muhanda, kurya kwaya kugira ngo ibyo byose ni ibintu nani wandi kagufashamo, ariko nusenga Imana izagufasha. Hari abantera agatabi mu bwihisho akavatira, ariko nzajya gatumura ariko niherereye abantu batareba. Nta wundi wagukiza iyo gusa, nta wundi. Igihe turi mu kaga dufite ibibazo, abana bacu bafite ingorane, turarira, icyo gihe nta wundi wadufasha. Ntabwo yindi nomero wahamagara atari iriya nomero y'ishengesho, uvugane n'Uwiteka Imana yawe. Niba urarikira ibya mirenge ukagerageza amazi ukagira uti ibyo, nta wundi wabigukiza. Ntabwo uzahamagara nomero yo ku isi iyo ari yo yose ngo igukize. Ibintu byinshi biri mu mitima yacu nta yindi nomero ishobora kubidukiza usibye Uwiteka. Niba ukeneye rero ubufasha ubwo ari bwo bwose, niba ukeneye gukira, ufite icyakubaza, ufite ingeso yakubaza, niba dushaka kugirana umubano na Yesu Kristo, niduhamagare iriya nomero uko bukeye uko bwije. Atari ukuvuga ngo ndayihamagara rimwe mu cyumweru, cyangwa ndayihamagara igihe nta kindi mfite nkora, cyangwa nzayihamagara umwaka urangiye nagiye kumisa kuri Noheli. Ntacyo byatumarira. Ni uguhozaho kugira ngo umushyikirano ube, hanyuma ibyo yadukeneye byose
tubigereho. Ndabasaba rero kugira ngo dushikame dusenge ubudasiba, dusenge dukora dusenga, ibyo tugamije byose imbere yacu tubikore dusenga, kugira ngo umwami Yesu yihane ku mitima yacu, yaba y'urubyiruko, yaba y'abakuru, haba mu bana. Burya iyo dusenga abakuru, abana nabo bigira biti biriya yabayoboka. Mukore amatsinda yo gusenga, abafite abantu musengana hirya hino, mujye wahamagara iki ni igihe cyo gusenga. Niba ufite akumba iwawe, ugende ufungure, ugire igihe cyo kugira ate cyo gusenga. Yesu yariherera akagira ate, akagenda akagira ate, agasenga, agasiga intumwa ze hariya, hanyuma akajya kwiherera akagira ate, agasenga. Natwe rero tubigirire umwete, twe kubishyira ku murongo wa nyuma, ahubwo bibe muri za twibuto zacu. Hanyuma uzareba ko Imana izatugotorera imigisha yayo, maze tukaba mu mahoro. Ibyo gusenga nibyo bituzanira amahoro yo mu mutima, nta handi bizaba kuyabona. Uwo ni wo murage Yesu yadusigiye, kandi uwo murage tuwufate kandi tukomeze, tukombatane na Yesu, tumusenge ubudasiba, tumubwire, kandi nawe twe tugire dute tumwumve. Ibyo ni byo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.